Nongeye kugusuhuza aho ukurikiye Chaba Entertainment. Muri aka kanya Imana iguhe umugisha kandi nkwifurije n'ihirwe mu byo uri gukora byose. Uyu munsi tugiye kuganira ku mukobwa witeje imbere, ibyo twita from zero to hero. Ubu nta wundi Shizzo Beyonce. Ubuzima bwe guhera mu bwana yivugira ko yakuze abana na mama we, gusa mu biganiro byose yagiranye n'itangazamakuru ntawe wigeze agaragaza isi umubyara cyangwa n'umuvandimwe we. Byakugora kubona uyu mukobwa mu mafoto yarakaye, akunze kugaragara mu byishimo byinshi yisekera. Kumenya aho atuye nabyo biragoye kuko iyo umuganiriye abura aho yakubwira, gusa aho tuzi nko ku ifishi aho yavukiye avuga ko ari i Karongi, hafi y'umuproducer uzwi ku izina nka Element igipangu ku kindi. Ubu akaba abarizwa Kicukiro nk'uko aheruka kubitangaza ku kinyamakuru kizwi mu Rwanda Empire. Yasoje amashuri abanza n'ayisumbuye mu mwaka wa 2022 aho icungamutungo ibizwi mu ndimi z'amahanga nka accounting. Muri icyo gihe agisoza amashuri yisumbuye ntacyo gukora yari afite, bityo akirirwa mu rugo ntacyo akora, akazi ari kuryama, kurya no kugura amafilime. Mama we ntibyamushimishije, nibwo gutangira kumutekereza icyo yakora muri iyo minsi kugira ngo aboneho aba ari occupé cyangwa aho yaba ahereje mu ndimi z'iki gihe z'urubyiruko. Uyu mukobwa uko yivugira ko mama we ari umutekereza ibyo gukora n'ejo hazaza he, niko kumubwira ati mwana wanjye ugiye kwiga imodoka, ushaka ibyangombwa bya burundu byo gutwara ibizwi nka perime. Ntimubaje kwisanga bitakunda kuko imyaka y'ubukure ntayo yari afite. Mama we yabasabye gutekereza ikintu yumva yakora cyangwa se kuba indi mpano yose yumva afite cyangwa icyo yifuza kuzakora cyangwa n'ikindi kintu cyose akunze mu buzima bwe akazakimva ku munsi ukurikiyeho. Nawe niko gutekereza asanga nta mpano n'imwe afite, yiyemeza gucuruza amakositime. Gusa igisekeje ni uko yakoze bije y'ibihumbi 70 harimo imisoro, aho gucururiza cyangwa se aho gukorera ndetse n'igishoro byose. Birumvikana umushinga we ntiwakiriwe kuko ibi ntabwo byashobokaga. Mama we ntibyamushimishije. Mama we bucyayica amubwira icyo yamuhitiyemo ko ari kujya kwiga kamera i Muhanga. Beyonce bigira ko atigeze abikunda habe na gato kuko yajyagayo ubundi agasiba. Yize babimuhatira ariko ageze aho bimuzamo gake gake. Nyuma y'igihe kitari kinini ari kubyiga, batangiye kumushakira aho yazajya yimenyereza ibyo yiga mu rwego rwo kugira ngo yiyungure ubumenyi. Byatinze baje kumushakira mu ikipe ya AS Muhanga akazajya afotora mu myitozo. Ibi byaramugoye cyane, mu by'ukuri yarabifiteho ubumenyi buhagije kandi mu by'ukuri ntiyanabikundaga. Gusa yaje kugenda abijyamo gake gake, agenda abikunda uko iminsi yagendaga yicuma gake gake. Ikiraka cya mbere yakoze cyari bumuha amafaranga, cyari kimukinnyi wari ugiye mu cyiciro cya kabiri ajya mu cya mbere. Ntibyatinze yabonye ikindi kiraka cyo gufotora AS Muhanga na Viziyo y'Inyamirambo, ikaba ariyo match ya mbere yari agiye gufotora. Ariko icyamubabaje nuko yafotoye mu gice cya mbere, icya kabiri kamera barayimwaka kuko amasaha yari yakodesheje kamera yari yarangiye. Avuga ko uwo munsi yafotoye amafoto arenga muri 200, abara n'imwe iri kuri standard nk'iyo yifuzaga. Ntiyacitse intege dore ko yagumye kuzajya ajya kuri stade ya Muhanga gufotora abari mu myitozo ndetse n'izindi event zahabereye. Ibyamufashije kumenyekana muri Muhanga aho yarazwe ku izina rya Kana gafotora ikipe ya Muhanga. Yarakomeje ariko yiyungura ubumenyi. Nyuma n'ikipe iza kumugirira icyizere kuko yari amaze kugera ku rwego rushimishije. Ntibyatinze yahise abona amanota amwemerera kubona inguzanyo, ahita asaba kwiga muri RP Rwanda Polytechnic, bamuha kwiga logistic muri RP Kigali College. Iki kigo giherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Kicukiro. Akihagera byabanje kumutonda ndetse atekereza yuko
kariyeri ye yo gufotora agiye kuba yihagaritse akabanza akiga, dore ko ubwo yivugira ko nta sitade n'imwe yari azi yo mu mujyi wa Kigali. Burya koko iki umuntu ntaho kijya, ngo umunsi umwe yari yiturije agiye yumva phone irasonnye y'umushuti yari basanzwe bavugana, wari umuzi kuri iyo kariyeri yo gufotora, amubwira ko niba ari tayari yazajya gufotora match izahuza AS Kigali na Rayon Sport. Uwo munsi yivugira ko atigeze asinzira kuko inzozi ze zari zigiye guhinduka impamo, dore ko yahoraga abwira mama we buri munsi ahunda agatoki ku kandi avuga ati imyaka uko izangana kose nzafotora ikipe ya Rayon Sport cyangwa ya APR, uko bizagenda kose aho bizaca simpazi. Ntibyatinze kuko niko byagenze, iyo match yamuhinduriye ubuzima kuko yamufunguriye imiryango yo kubona abamuha akazi ko gufotora, ndetse ntiyazuyaje ahise ashinga itsinda aryita Classic Protocols, ifasha guprotokora mu birori bitandukanye ndetse akanabifotoramo. Uyu mukobwa yaje kugaragara nk'aho ari umuhanga cyane mu bijyanye no gufotora, aho unasanga ari we mutoya mu bari muri iyo kariyeri yo gufotora. Ubu asigaye afotora amakipe mpuzamahanga ndetse n'ikipe y'igihugu, nayo akaba nawe yipanga akazi akageramo ntacyo bitwaye, kuko ubu umaze kuba inzobere mu byo akora bizwi muri mpuzamahanga nka profession, dore ko amakwe, ibirori bitandukanye byose ayifotora kandi kinyamwuga. Ubu imihanda imaze kumumenya, aho kuri Instagram akurikirwa n'ibihumbi bisaga muri 66. Ku bijyanye n'urukundo avuga ko atari yatangira gukundana, gusa amakuru avuga imihanda ni uko uyu mukobwa yaba akundana na Joe West, umuhanzi uzwi cyane muri muzika nyarwanda. Nongeye kugusuhuza, reka gukora share na subscribe. Murakoze, nakagaruka. Ciao ciao.